twongeye kubaha ikaze nanone bakunzi b'amakuru mashya. Kugeza ubu umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe ubukungu n'imibereho myiza yatangaje ko tariki 15 Ugushyingo mu 2022 isi izaba yujuje abaturage miliyari 8 bayituye. Uyu muryango watangaje ko ari umwanya wo gusubiza amaso inyuma abatuye isi bakita ku gukemura ibibazo by'ingutu bibangamiye nk'imihindagurikire y'ibihe, amakimbirane, ibyorezo, ubukene n'ibindi. Loni yagaragaje ko nubwo isi yishimira kubituwe n'abagera kuri miliyari 8 igihanganye na benshi bariho mu bukene, inzara, abarwara bakabura ubuvuzi, uburezi butagera kuri bose, ikandamizwa ry'abagore n'ibindi. Icyakora hagaragajwe ko hari ibyagezweho birimo kugabanya ubusumbane, guteza imbere ubuvuzi, kongera icyizere cyo kubaho ku batuye isi no kugabanya umubare w'abana bapfa bavuka n'abagore bapfa babyara. Mu myaka 12 ishize nibwo isi yujuje abantu miliyari 7 bayituye. Byitezwe ko indi miliyari ziyongera ku batuye isi mu mwaka w'2037. Mu mwaka w'2080 abatuye isi bazaba bageze kuri miliyari 10.4. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.